yawe ubwiriza ukuri ibyo mvuga ntibibe amagambo ahubwo havuga ubutumwa nuko rero Mana dufashe nisoza amahoro turagushima tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu urakoze amen. Mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu mu mudugudu wa Ramatayimu hari umugabo witwaga Elukana. Uwo mugabo yari afite abagore babiri, umwe witwa Hana undi yitwa Penina. Hana yari ingumba ariko Penina we yari afite abana b'abahungu n'abakobwa. Uwo mugabo Elukana yubahaga Imana. Uko umwaka utashye yajyaga i Shilo gusenga no gutambira Uwiteka ibitambo. Umunsi wo gutambira ibitambo ugeze yenda umugabane awuha Penina n'abana be, ariko Hana we yamuhaga imigabane ibiri kuko yamukundaga cyane. Igihe cyo gusenga kigeze Hana yinjira mu rusengero gusenga, kandi umutambyi Eli yari yicaye imbere y'urusengero. Hana asenga n'Uwiteka agahinda kuko nta mwana yari afite. Aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba umubabaro w'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe uwe iminsi yo kubaho kwe. Ibyo tubisoma mu rwa mbere rwa Samweli igice cya mbere umurongo wa 11. Uko niko ababyeyi bacu badukunda iyo bategereje ko tuvuka. Bafata igihe gihagije cyo gusenga, bahiga imihigo nk'uko Hana yabigenje, kandi badusabira batwifuriza ibyiza no kubana n'Imana. Nuko umwami Imana yibuka Hana abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli, risobanura ngo uwasabwe Imana. Amutura Uwiteka. Dusome mu rwa mbere rwa Samweli igice cya 2 umurongo wa 26. Dusome mu rwa mbere rwa Samweli igice cya 2 umurongo wa 23. Haravuga ngo, maze uwo mwana Samweli arakura atona imbere y'Imana n'imbere y'abantu, kuko yubahaga Imana, akubaha ababyeyi ndetse n'umutambyi Eli. Twebwe abana iyo tumaze gukura, ibituranga ni ukwirata, gusuzugura ababyeyi no kutumvira n'ibindi bisa bityo. Reka turebe icyo Bibiliya ivuga ku bana bameze batyo. Dusome mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 8. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 8 haravuga ngo, ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora icyaha. Ariko Imana ishimwe kuko yaduhaye Yesu uhorana natwe kugira ngo adutsindire umubi, kuko ibyo umwana w'Imana yerekaniwe n'ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Nitumwemera agategeka imibereho yacu, adushoboza kunesha icyaha. Dushobora kwakira Yesu nonaha. Saba Yesu aze mu mibereho yawe, akubera umwami n'umukiza. Nibwo tuzashobora gutsinda Satani n'imirimo ye, kandi ku iherezo ry'iyi mirimo tukazahabwa ubugingo buhoraho. Reka Yesu ategeke kandi ayobore imibereho yacu, nibwo tuzamwemera dushikamye muri Yesu. Nibyo nsabe nawe nisabe uzajya Yesu.